Mwiriwe neza. Murayishima nibyo? Mwiriwe neza. Murakoze cyane, Imana yacu niyo gushimwa. Amen. Muri uyu mugoroba w'isabato nejejwe no kuba mpagaze ahangaha ndetse twese duhari kugira ngo dushime Imana, izina ryayo rihabwe icyubahiro. Amazina yanjye ni NDACYAYISHIMA Justin. Ndi kwibwira wenda abo tutaziranye dushobora kuba tubonanye bwa mbere. Madamu akaba yitwa Dusabimana Beni Solange, ntabwo yabashije kuba ahari kubwo iyindi gahunda. Ndumva ari ibyo ngibyo. Ubundi ndumwizera w'itorero rya Sayora Nyarugenge. Nkaba na korali God's Family narayibayemo nk'umuririmbyi, ariko n'ubundi ndacyayirimo nubwo ntaririmba ariko nyirimo. Rero nshimye Imana ko yaduhaye umwanya. Amen. Icyo binyibukije nuko njyewe njya kwihana, ahantu natangiriye gusengera cyangwa se kumva nkozweho ntago ari muri church, ahubwo ni mu masengesho ya korali. Hari abantu bazi korali yitwa Desert Stream Singers, murayizi? Iyo korali yajyaga igira ibihe byiza byo gusenga. Mushiki wanjye umwe yigeze kundarika, rero tuyijyanamo, yaririmbagamo imbere iby'umugisha cyane, byabaye intangiriro y'urugendo rwanjye. Bityo rero nakabaye nsaba cyangwa se ndasaba kugira ngo na korali God's Family n'andi makorali ibi bihe tujye tubigira cyane. Icyo gihe cyabaga ari overnight, tukagira umwanya uhagije. Ubu ngubu ndi kuvugana na MC ndi kumumaza iminota, nawe ntayo yambwiye, ariko yambwiye ati ni mikeya, nawe urabyumva. Ariko tugakora overnight, tugasenga, abantu bagatanga ubuhamya, tukiga, tukajya muri experience z'ubukristo. Ko akenshi ahanini usanga iyo twavuze ngo igihe cy'amasengesho nyine tuba tugomba kujya deep cyangwa se tukimbika, ariko umwanya uko tuwufite turawukoresha uko nguko, kandi ndizera ko Imana iri budufashe. Icyigisho tugiye kwiga cyangwa amagambo tugiye kwiga ashingiye ku gushima Imana. Mwishime iteka niwo mutwe w'icyigisho. Mwishime iteka. Mwishime iteka. Nta pause igomba kujya mu kwishima, igomba kuba ari igihe cyose. Kandi iyi nshinga iri imperative, cyangwa se ntabwo ari ukuvuga ngo bibaye bishoboka mwakwishima iteka, ahubwo ni amagambo Paulo yanditse mu rwambere rw'Abatesaloniki 5:16 kugeza ku murongo wa 18, aho yavuze ngo mwishime iteka, musenge ubudasiba, mu bibaho bingahe? Mu bibaho bingahe? Byose muhore mushima, kuko ibyo ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Amen. Hari abantu bakunda kwita ngo ni happy people cyangwa se abantu banezerewe. Ni bangahe hano bifata cyangwa se bazi ko ari abantu banezerewe? Mumanike. Ko mbona bake, abandi mufite depression. Nika na assuming ko hari abatamanitse kubera isoni, ariko duhamagarirwa kuba abantu banezerewe. Korali Gerizimu barakoze. Umwe yagiye, hari uwagiye? Okay. Uko muri mubasha kuririmba indirimbo ya 4 mwaririmbye, refre yayo ivuga ngo hazabaho umunezero. Mwongere muyisubiremo. Ntago muri bufate mikoro ariko
muririmbe, niba mwegerana muyisubiremo wenda nka gatatu kugeza natwe abizera tubafashije. Rida wenda muyimuhe cyangwa se tuyisubiremo, hari impamvu nyishaka. Niyo mwazamuka ntacyo. Ahazaba umunezero mwinshi, tugeze imuhira. Ahazaba umunezero mwinshi cyane, tugeze imuhira. Ahazaba romishi, tugeze imuhira. Ahazaba umunezero mwinshi cyane, tugeze imuhira. Hazaba umunezero, hazaba umunezero mwinshi, tugeze imuhira. Hazaba umunezero mwinshi cyane, tugeze imuhira. Amen. Amen. Ni bangahe bakunda gutekereza kuri ibyo bintu? Hazabaho umunezero mwinshi tugeze hehe? Imuhira. Mu by'ukuri ni ibintu binejeje cyane. Amagambo rero tugiye kwiga ntabwo agiye kuturarikira gutegereza umunezero w'imuhira. Aratubwira ngo mwishime ryari? Ukiri ahangaha. Ari amagambo ngiye kuvuga, niba tutishimye turi ahangaha, umunezero waho hitwa imuhira tuwibagirwe. Ntabwo bishoboka. Umuntu utishimye ari mu isi ntabwo azagera mu ijuru. Ni statement ikomeye. Hari amwe mu statement Yesu yajyaga avuga, akavuga ngo umuntu natamera nk'umwana mutoya, uwo ngo yibagirwe kwinjira mu bwami bwahe bwo mu ijuru. Nibyo rero birasa. Kubera iki? Ibyo tugiye kureba impamvu ki njyewe nawe dukeneye kwishima tukiri ahangaha kandi tukishima iteka. Hanyuma itandukaniro ryo kwishimira mu ijuru, uyu munsi hano ushobora kwishima mu bihe byose, hano niko batubwiye, ariko ibyo bihe byose harimo ibyiza, harimo n'iki? Mu ijuru hazaba hari ibibi? Oya, mu ijuru hazaba hari absence y'ikibi. Tuzishima iteka, ariko akarusho nuko nta kibi kizaba gihari. Ariko muri ino si ubuzima bw'umukristo ni ubuzima bwo kwishima, ni ubuzima bwo kunezerwa. Uwiteka Mana ishobora byose, aya magambo ni wowe ubasha kuyatwumvisha, uyatwumvishe mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi rero abantu benshi arimo n'abakristo babayeho mu buzima bwo kubabara, ndetse nta nubwo tuzi ahantu twakura
ibyishimo. Dukoresha imbaraga nyinshi dushaka kugera ku byishimo. Hano ndaza kubaza umuntu umwe. Hano harimo umuntu witwa David. Duhuje amaso. David ni umusivo engineer, ni mugenzi wanjye n'inshuti yanjye. David, kubera iki wize? Yego, bizakugeza kuki numara kwibeshaho? Numara kubafasha maybe bizatuma wishima. Yego, urakoze cyane, wakwicarira. Ariko Socrate ni umwe mu bafilozofe muzi, yigeze kuvuga yuko end goal y'igikorwa cyose dukora hano mu isi ni ukugira ngo twishime. Ariko nawe bitekerejeho niko kuri, siko bimeze se? Kubera iki niga? Ni ukugira ngo nzabona akazi nk'uko bivuze, nibesheho nta muntu ndipendinga. Kuko iki ngomba kubikora? Kuko nibeshaho nta muntu ndipendinga bizampa kunezerwa. Kuki nshaka umugore? Ni ukugira ngo nezerwe, numve nishimye. Kubera iki? Ni urugero, nshobora kuva kuri aka kazi nkajya kuri kariya, ni ukugira ngo mbone financial security. Ariko financial security kuki? Kugira nyine numve nishimye. Ni end goal ya buri gikorwa dukora. Ariko nanone yongeye kuvuga yuko ibyo bintu ahanini ntabwo biterwa na external factors, ahubwo ni uko umuntu aba ateye. Kuko uzasanga still n'ubundi nubigeraho ukamara kwiga, ukamara kubona amafaranga, ka kazi warotaga nukabona uzumva ari ibisanzwe. I tell you the truth. Abasore bagenzi banjye mutarashaka, mwumva paradizo zawe uyigezemo, ukavuga ati ibyishimo byanjye bizaba byuzuye, ariko urahagera ukabona ni ibisanzwe, ukabona ibindi bintu ugomba kwerekezaho amaso. Niko kuri. Ariko ibyo Imana yabikoze kubera impamvu. Yari izi ko ituremeye kugira ngo twishime, ariko icyo cyuho niyo yonyine ibasha kucyuzuza. Muri introduction yo mu gitabo cyifuzwa ibihe byose niko babivuze. Abantu rero benshi uyu munsi bakomeza gustrugglinga muri ubwo buzima batazi aho bakura ibyishimo. Uyu munsi wa none rero, nubwo tuvuga ngo ibyo byose, ntabwo ndi bujye mu bintu byinshi wenda bijyanye n'uburyo bagenda baklasa iby'ibyishimo, ariko uyu munsi wa none bavuga yuko isi yacu yishimye mu bipimo biri hejuru yuko yari yishimye mu gihe cyashize. Bakerekana ko mu bihugu byateye imbere, aho bafite housing cyangwa se inzu, ushobora kubona iby'ibanze nyine mu buryo bworoshye, inzu, education n'ibindi bigiye bitandukanye, nibyo baheraho baklasa ibihugu byishimye. Ariko urugero nko mu gihugu cyateye imbere nka South Korea, usanga harimo kwiyahura kwinshi, ndetse cyane cyane ku basore no ku rubyiruko. Uyu munsi wa none n'ahangaha igihugu cyacu kiri kugenda gitera imbere. Uko gitera imbere niko mubona n'ibirori byiyongera, ariko iriya aba ari sinye y'uko abantu bafite agahinda. Ibirori byinshi ntabwo ari sinye y'uko abantu bishimye, kubera yuko akenshi uzasanga ari ugushaka gushitura. Abantu bishimye nyine bahora bishimye. Umushyitsi araza mu rugo bakumva barishimye, bakumva bamaksimije. Ariko wundi uhorana agahinda aravuga ati munyereka ahantu bimeze gutya njyeyo mbyine kuko numve ko nishimye. Ugasanga rero uko umuntu arushaho gushaka ibyo bintu, ahubwo aba ari sinye yuko mw'imbere hari gap nini ihari. Rero turebeye mu mucyo wa Bibiliya, ese kwishima nyakuri ni iki?
ese ni ibiterwa n'ibyo bintu wagezeho, ni ibiterwa na evenement cyangwa na circonstance yabayeho runaka. Hari amagambo ngiye gusoma, ni amagambo aboneka muri Zaburi igice cya mbere umurongo ni uwa 3. Tuhajye. Reka mpere ku murongo wa mbere ariko. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Amen. Hahirwa mu cyongereza bakoresheje ijambo blessed. Blessed rero ni ijambo, iyo urebye mu mwimerere waryo ni ijambo ashre rivuga happy, cyangwa se umuntu unezerewe ni umuntu udakurikiza imigambi y'abandi y'ababi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Amen. Amen. Iyi niyo fondation yo kwishima nyakuri. Uwo muntu aba ari blessed, aba ari umunyamugisha, kandi aba ari umuntu unezerewe. Hano hasi ku murongo wa 3 rero niho bavuze ngo uwazahwana n'iki? N'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma. Icyo azakora cyose kizamubera ikimeze gute? Cyiza. Ari igihe umuntu ashobora guhita atekereza ati uyu mukiranutsi cyangwa se uyu muntu w'Imana ntazapfusha, ntazakena, ntazagenza gute. Oya, kuba icyo azakora cyose kizamubera cyiza cyangwa se ikizaho mu buzima bwe bwose, nuko azaba afite amaso yo kucyappreciatinga, kuko kwishima kwe gushingiye ku kuba mw'imbere ari umuntu wubakiye ku byishimo n'umunezero bidaterwa n'igituruka hanze, ahubwo biterwa n'ikimurimo, nuko we ubwe ariyo kamere ye. Rero hari andi masomo menshi Yesu yagiye avuga, wenda ntago ndi buyagarukeho, ariko Yohana 14:27 Yesu yabwiye abigishwa, babwira yuko abahaye amahoro, amahoro atari nk'ayo isi itanga. Yego, ayo mahoro rero, hari amagambo Ellen White yanditse mu gitabo cyitwa Mind, Character and Personality. Ndi kuvuga ko ari wacyanditse, ariko ni ibintu byagiye bikurwamo, byashyirwe hamwe bikavuga ku ntekerezo, imiterere y'umuntu cyangwa se n'imico ya muntu. Harimo amagambo yavuze ngo benshi batekereza yuko intekerezo zigomba gusunikwa cyane, hagahimbwa ibinezeza bishyashya ndetse bigiye bitandukanye kugira ngo habeho kubona ubuzima. Bimenyereza gutega amakiriro yabo kuri excitement, utwo tu evenement nyine turi bwexite amarangamutima cyangwa se turi bukangura amarangamutima, kandi bakumva batamerewe neza iyo ibyo bidahari. Abo ngabo ntabwo ari abakristo nyakuri. Abo ngabo baba bari kujya ahandi cyangwa se ku yindi extremity. Ahangaha rero hari igihe abantu bahita batekereza ngo ubukristo rero ni ukuba umuntu arakaye, ari wa muntu utanezerewe, ari wa muntu uhoza iryinyo ku rindi. Ntabwo ariko bimeze. Ahubwo hari amagambo n'ubundi yanditse, ni same page ya 48, aravuga ngo bene abo bantu bafite iyo myumvire, bafite idini ryabo rirapfuye, bumva yuko ubukristo hadashobora kubamo kunezerwa, ngo abo ngabo bafite tirani ibariho, cyangwa se ni nk'igitugu kibariho kibatwaza igitugu.
yes, akomeza avuga, ntabwo ndi buyasome yose, ariko akomeza avuga uburyo ki abakristo ntabwo bakwiye nanone kuba ari abantu badafite umunezero wabo muri bo. Rero ibyishimo nyakuri biboneka mu mukristo nyakuri ni state of mind, cyangwa se ni ukuba ufite intekerezo zinyuzwe n'ibyo uhura nabyo mu buzima. Mu magambo aboneka muri Yeremiya 33:15 hari amagambo atubwira imwe mu mpamvu ki dushobora kugira imibereho itanyuzwe, ugasanga all the time umuntu ahora aganya, ahora yumva yibaza ngo why. Hari igihe nanjye mu buzima bwanjye nabayeho nkajya nibaza ngo why, ukabona ko niwe muntu uri niwe muntu uri victime buri gihe ugahora wumva wifitiye impuhwe, uvuga ati narababaye, nabayeho gutyo, ugahora nyine wumva yuko ari we muntu ubabaje ku isi. Ariko imwe mu mpamvu ibitera, nimuza gusoma muri icyo gitabo cya Yeremiya 33:15 muzasanga ko ubwinshi bw'ibyaha byanyu cyangwa se ibyaha by'abantu nibwo butuma abantu bagira umubabaro, ari nabyo bihura n'iyi zaburi twari tumaze kubona. Rero ndi kugana ku musozo, umuti cyangwa se uburyo dushobora kuvura uko kutishima mu mitima yacu, tukabaho turi abantu bahora appreciatinga, cyangwa se nk'uko isomo twaribonye ritubwira ngo mwishime igihe kingana gute? Iteka ryose. Ntabwo tugomba kurekera kwishima. Ibyo bishoboka gusa iyo twakoze igikorwa cyitwa kwimura icyaha mu mitima. Ushobora kwibaza ati se noneho nshobora kugera kuri level ntacumuraho? Ntabwo ariko bimeze, kuko n'abantu bazagera mu ijuru ntabwo ari abantu batigeze bakora icyaha mu buzima bwabo, ahubwo ni abantu bameze nk'uko umunyezaburi yabivuze, ndetse ni abantu bameze nk'uko Pawulo yabivuze igihe yari ari kuvuga iby'intambara hagati y'umutima uhana ndetse na kamere y'icyaha, akavuga ati nshaka gukora ibyiza bikantanga imbere, ariko hasi akagera akavuga ngo nuko rero mu mutima wanjye nishimira cyangwa se nkunda amategeko yande y'Imana. Ni abantu bafite kumaramaza bakavuga ngo n'icyo Uwiteka yavuze ngo nkigenderemo. Ibyo ngibyo bitanga ya state of mind yo kumva muri wowe uhorana gutuza, kandi ntibiterwe n'ibihe, ntibiterwe na circonstance, ahubwo bikaba ikintu gihoraho, nk'uko igiti cyatewe hafi y'umugezi kimera, yaba mu mvura, yaba mu zuba, yaba umuntu afite ibibazo bimeze gute, uwo muntu ahora yishimye. Muri icyo gitabo n'ubundi ariko volume ya 2 Ellen White yaranditse ngo umukristo nyakuri yishimira ibyishimo by'ukuri. Niba hariho umuntu ugomba guhora ari, yakoresheje ijambo grateful, ahora ari grateful even no mu kantu gatoya cyane. Abantu benshi impamvu duhora muri uwo mubabaro, njye nigeze kuganira rimwe n'umuntu ufasha umukansera kera, ariko kimwe mu magambo bakunda gufashisha abantu ndetse yanambwiye kikanamfasha, yaravuze ati mu buzima bwawe ujya utekereza, ari igihe umuntu areba ukareba kuva wavuka ugasanga warahemukiye gusa, ndetse umubyeyi wawe yaraguhemukiye, famiye yawe yaraguhemukiye, ugasanga abaturanyi bawe baraguhemukiye, abantu we expectingaga bagiye bakudeseva, ariko ugasanga abantu bakugiriye neza ntabwo ujya ubatekereza. Siko bimeze? Ugasanga wa muntu waje, famiye yawe yose yagutaye, nta muntu n'umwe uri kugufasha, akagufasha mutanaziranye, ugasanga umuha agaciro gakeya. Rero umukristo agomba kuba ari umuntu uri grateful, cyangwa se uhora utareba kuri iyo kotiri negative, ahubwo areba ibyiza mu buzima. ngo umuntu ni umuntu ukurikira Kristo. Nta muntu wishimira by'ukuri umunezero nyakuri
nk'umukristo ukiranuka. Ikindi tugomba kwiringira amasezerano y'Imana. Yesaya 26:3 haravuga ngo ugushikamishijeho umutima uzamurinda abe amahoro masa kuko akwiringiye. Amen. Mujye mwiringira umwami iminsi yose kuko umwami Yehova nyine ari we rutare ruhoraho iteka ryose. Amen. Yehova niwe wenyine utabasha guhinduka. Iyo umwishingikirijeho ukamugumaho azakubera byose ukeneye kandi azakubera umutuzo wawe. Igihe umuntu uwo ari we wese ku isi ashobora guhinduka, igihe situation zo zizahora zihinduka, ariko Yehova niwe ki? Niwe rutare tugomba kwishingikirizaho, tugomba kwishingikiriza ku masezerano y'Imana. Uyu muntu rero wishingikiriza ku masezerano y'Imana azamera nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi, amababi yacyo ntiyuma, ntago biterwa n'imvura, ntago biterwa niba n'izuba ryavuye. Icyanyuma tugomba gukora no gutoza intekerezo zacu kwishima. Hari abantu bazi ko ibyishimo bishobora kuza ari impanuka. Hari abantu bazi ko ibyishimo ari igikorwa kiza kubw'impanuka, ariko mu by'ukuri n'ubukristo hari abantu bazi ko ari ibintu wicara gusa ugasenga. Gusenga ni ingenzi, ariko mbararikiye kuziga iki gitabo cyitwa Mind, Character and Personality. Ellen White yaravuze ngo mind cyangwa se ubwonko ni ikintu buri mukristo wese akwiye kwiga agasobanukirwa, kuko hari n'ibyaha byinshi tudacikaho kubera yuko tutumva uko imikorere y'intekerezo zacu. Hari n'ibyemezo tudafata kuko tutumva nyine uko psychology yacu ikora. Ugasanga n'urugero, ugasanga uri kuvuga ngo ndi umukristo ariko uri kugendera ku manga wibwira yuko uzaba safe, ariko wize ubwonko bwawe ko bumeze ushobora kumenya yuko uvuga ngo aho kugira ngo njye hariya ndaguma mu rugo uko nzi ko ubwonko bwanjye nanjye ubwanjye bushobora kuntenguha. Rero training the mind, ntabwo ndi buvuge byinshi, ariko kimwe mu bintu Ellen White yavuzemo ikintu muri icyo gitabo volume ya 2 page 650 avuga amagambo ngo talk faith, vuga ibyo kwizera. Amen. Kimwe mu bintu byo kumenyereza intekerezo zacu, ntabwo amagambo tuvuga aturuka mu ntekerezo gusa, ahubwo n'ibyo tuvuga bya affecting intekerezo zacu. Mwari mubizi? Niyo mpamvu abatazi Imana bo bakunda kuvuga ngo ni law attraction. Ugasanga wenda ikintu ukunda guhora uvuga ati ntinyimanuka y'iki kintu, ugasanga wenda n'urugero, cyangwa se ntinya ko iki kintu cyazambaho, ukazashiduka cyagenze gute? Cyakubayeho. Nimusoma muri Bible muzasanga hari ikintu cyantangaje. Satani avugwa muri Bibiliya inshuro zitarenze 40. Ibyo bintu nabyibajije, ariko Imana ugasanga ihora ivugwa. Kubera iki? Iyo tugumisha intekerezo zacu ku bintu byiza, tukavuga ijambo ryo kwizera, ibyo nanone birahindukira bikarema intekerezo zacu zikaba intekerezo zikomeye. Rero nuzahora mu maganya ugahora uvuga, abantu benshi iyo duhuye dukunda kuvuga nta ikintu gitangaje, ni ukuvuga byadogereye gusa, ni ikihe kibazo gihari, ni ikihe kibazo gihari, ni ikihe kibazo gihari. Biriya nta kintu na kimwe bidufasha, ahubwo bigabanura kwizera kwacu, bikagabanura ibyishimo byacu. Ariko iyo duhaye agaciro bya bintu bitoya mu buzima, uzi ko muri iki cyumweru byagenze gutya, mu by'ukuri ahangaha imbere twanakwiye guhora duhari dushima Imana, ugasanga dufite amashimwe gusa. Ariko hari igihe abantu wicara ukumva nta nishimwe ufite, ariko siko biba bidahari. Ariko tuba tugomba kuvuga, tukabyatura, tukavuga ibyo kwizera, tukavuga ibitangaza Imana yakoze. Nayo mpamvu uyu munsi iki gikorwa cyabayeho, ariko mu by'ukuri ibyo bizashoboka gusa ari uko dufite imitima inyuzwe kandi kwishima kwacu guturukamo imbere. Imana ibitubashishe mu izina rya Yesu, amen. Ndabararikira rero kugira ngo iyi mibereho yo kwishima, iyi mibereho umunyazaburi yavuze, bavuga yuko blessed cyangwa se happy, abo bantu ni twebwe, abo bantu nibo bazataha ubwami bw'Imana, tukabaho aho tuzishima ariko tutaba interrupted n'ibibi. Imana izabidushoboze kandi bidushoboze no kubaho iyo mibereho mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Uwiteka Mana ishobora byose, icyubahiro n'ikibi cyawe, tugushimiye yuko wabanye natwe kandi ijambo ryawe ritubwira yuko tugomba kwishima iteka ryose.
ariko ibi byishimo bishingiye ku kumenya ndetse no kumvira ijambo ryawe no kugendana nawe. Ubitubashe mu izina rya Yesu, amen.